tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya. Nshuti bakunzi muteze amatwi Radio Maria Rwanda, tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Uyu munsi turaganira ku isakaramentu ryo gushyingirwa. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezwaho na Padiri Julien Mwiseneza. Bageni beza, bageni b'Imana, uremani we wabahuje ngo mubana akaramata. Natwe twese tuje kubashyigikira ngo urugo mushinze rube intangarugero. Igitero cya Gatigisimu nimero ya 217 kiratubwira ngo gushyingirwa ni ubumwe umugabo n'umugore basezerana mu rukundo kugira ngo bafashanye mu mibereho yabo kandi barere uko bikwiye abana Imana ibahaye. Ku bakristu ayo masezerano yakirwa na Kiliziya akaba isakaramentu ryo gushyingirwa. Isakaramentu ryo gushyingirwa rishushanya ubumwe bwa Kristu na Kiliziya. Nicyo gituma abashakanye bagomba gukundana uko Kristu akunda Kiliziya ye. Imana itegeka abashakanye gukundana no kubahana, kudahemukirana no kudashaka undi kugeza igihe umwe apfuye, no kurera abana babo gikristu. Ni bibi ko abashakanye batandukana kuko Yesu yavuze ati icyo Imana yafatanyije nawe ushobora kugitandukanya. Ugushyingirwa mu mugambi w'Imana. Ibyanditswe bitagatifu bitangirira ku iremwa ry'umugabo n'umugore mu ishusho y'Imana no mu misusire yayo, bikarangirira ku ibonekerwa ryerekeye ubukwe bwa Nama. Ibyanditswe bitagatifu byose bivuga ibyerekeye umubano w'abashakanye n'ibanga ryawo, ishingwa ryawo n'agaciro wahawe n'Imana, intangiriro yawo n'iherezo ryawo, ibyo wagezeho binyuranye mu mateka yose y'umukiro, ingorane zikomoka ku cyaha wagiye uhura nazo, kimwe n'ivugururwa ryawo muri Nyagasani mu isezerano rishya rya Kristu na Kiliziya. Mu rwego rw'iremwa, umuryango ari wo shingiro ry'ubuzima n'urukundo biranga abashakanye, washinzwe n'Umuremyi kandi awuha amategeko awugenga. Imana ubwayo niyo yaremye ugushyingirwa. Umuhamagaro wo gushyingirwa wanditswe muri kamere y'umugabo n'umugore, mbese nk'uko bahanzwe n'Umuremyi. Gushyingirwa ntabwo ari urwego rwashyizweho n'abantu, kabone n'ubwo kwaranzwe na byinshi bigenda bihindagurika uko ibihe byagiye biha ibindi, biturutse ku mico itandukanye, ku mibereho y'abantu no ku myumvire ishingiye ku Bukristu. Nyamara iryo hindagurika ntirigomba gupfukirana ibimenyetso rusange kandi bihoraho. Icyakora nubwo agaciro ko gushyingirwa katagaragara hose ku buryo bumwe, usanga mu mico yose hari uko bumva ako gaciro gahebuje k'ubumwe bw'abashakanye. Koko rero imibereho myiza ya muntu n'iy'umuryango ijyana n'uburumbuke bw'ingo z'abashakanye n'ubw'umuryango. Imana yaremye muntu kubera urukundo, imuhamagarira gukunda, ari bwo butumwa shingiro
kandi kamere bw'umuntu wese uko yakabaye. Gukunda burya ni umuhamagaro mwihariko w'umuntu. Koko rero umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana no mu misusire yayo y'urukundo. Imana yabaremye ari umugabo n'umugore, bityo urukundo magirirane rwabo ruhinduka ishusho y'urukundo ruhebuje kandi ruhoraho Imana ikunda muntu. Imana ibirebye isanga ari byiza rwose. Byongeye kandi urwo rukundo Imana yahaye umugisha rwagenewe kurumbuka no kuzurizwa mu murimo rusange wo gukomeza kurema. Ngo Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke mugwire, mukwire isi yose muyitegeke. Umugabo n'umugore umwe yaremewe undi. Ibyanditswe bitagatifu birabihamya, aho bigira biti si byiza ko muntu aba wenyine. Umugore umubiri uvuye mu mubiri wanjye, ari byo kuvuga uwo basa, uwo bareshya, uwo bakwiranye. Imana yamumuhayeho umuvunyi, bityo akagenura ko ubuvunyi bwacu buturuka ku Mana. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Niba rero imibereho y'umugabo n'umugore igomba kurangwa n'ubumwe buhoraho, Nyagasani ubwe yabigaragaje yibutsa ko bwabayeho kuva mu ntangiriro mu mugambi w'umuremyi, agira ati ntibaba bakiri babiri ahubwo baba umubiri umwe. Ugushyingirwa ku gihe cy'icyaha. Buri muntu wese ahura n'ikibi, haba mu bantu bamukikije cyangwa muri we ubwe. Iyo migenzereze y'ikibi igera no mu mibanire y'umugabo n'umugore. Kuva kera kose ubumwe bwabo bwakunze guhungabanywa n'amakimbirane, icyifuzo cyo gutegeka, ugucana inyuma, ishyari n'ubwumvikane buke bushobora kugeza n'aho bangana cyangwa bagatandukana. Ubwo bwumvikane buke usanga hari hamwe bukabije, ahandi ari buke. Hamwe babasha kubutsinda, abandi bikanga. Ibyo bigaterwa n'imico, ibihe abantu baba bagezemo, abantu ku giti cyabo, uburere. Cyakora usanga bufite imiterere imwe ku isi yose. Mu myumvire ijyanye n'ukwemera, ubwo bwumvikane buke tubona bikatubabaza ntibukomoka kuri kamere y'umugabo n'umugore cyangwa ku miterere y'umubano wabo, ahubwo buturuka ku cyaha. Gutandukana n'Imana igihe bashaka kwiresesa nayo, aricyo cyaha cya mbere. Ingaruka yabyo ya mbere yabaye isenyuka ry'ubumwe shingiro bw'umugabo n'umugore. Umubano wabo wahungabanyijwe n'urwikekwe hagati yabo, ibyatumaga umwe yishimira undi, ari nawe ngabire yihariye bari barahawe n'umuremyi, bihinduka impamvu yo kwifuza gutegeka no kurarikira. Ubutorwe bwiza umugabo n'umugore bahamagariwe bwo kororoka, kugwira no gutegeka isi bwahindutse noneho umuzigo, kubera imibabaro y'iramukwa no kuronka ibibatunga binyuze mu buryo bubagoye. Nyamara imitunganyirize y'iremwa iracyariho, kabone n'ubwo yabangamiwe bikomeye. Kugira ngo umugabo n'umugore bakire ingaruka z'icyaha, bakeneye inkunga y'ingabire, ariyo Imana mu rukundo rwayo rutagereranywa itigeze ibima. Iyo nkunga itabayeho, umugabo n'umugore ntibashobora kugera ku bumwe bwa ngombwa mu buzima bwabo, ari nabwo Imana yabaremeye kuva mu ntangiriro. Ugushyingirwa ku gihe cy'amategeko. Imana mu rukundo rwayo ntiyigeze itererana muntu igihe amaze gucumura ngo iterere iyo. Ibihano byakurikiye icyaha, imibabaro y'iramukwa, gukora kugeza ubwo wiyushya kuya, nabyo ni nk'umuti uhagarika bwa bubi bw'icyaha. Nyuma yo gucumura, ugushyingirwa gufasha gutsinda ubwikanyize, ukwikunda no guharanira ibyishimo bwite, kandi kugatuma umwe yihishurira undi, bagafashanya ku buryo amwiha wese. Umutimanama mbonezabupfura ku byerekeye ubumwe n'ubudatandukana bw'abashakanye wateye imbere ku gihe cy'amategeko ya kera.
umuco wo guharika waranze abakurambere n'abami wari utaramaganwa ku buryo bugaragara. Nyamara amategeko yahawe Musa yari agamije kurinda umugore bwa butegetsi bw'igitugu bw'umugabo, kabone n'ubwo nawe nk'uko ijambo rya Nyagasani ribivuga arangwa n'umutima w'indashoboka nk'umugabo, ari nayo mpamvu Musa yatanze uburenganzira bwo kumusenda. Mu kuzirikana isezerano Imana yagiranye na Isiraheli nk'ishusho y'urukundo rutagereranywa kandi rudahemuka rw'abashakanye, abahanuzi bateguye umutimanama w'umuryango w'Imana gusobanukirwa neza ibyerekeye ubumwe no kudatandukana by'abashakanye. Igitabo cya Ruta n'igitabo cya Tobi bitanga ubuhamya bukomeye ku byerekeye agaciro k'ikirenga ku gushyingirwa, ubudahemuka n'urukundo by'abashakanye. Uruhererekane rwakomeje kubona no mu ndirimbo ihebuje igisobanuro rukumbi cy'urukundo rwa muntu nk'ishusho nyakuri y'urukundo rw'Imana, urukundo rufite amaboko nk'urupfu, imivumba y'amazi idashobora gucubya. Ugushyingirwa muri Nyagasani. Amasezerano yo gushyingirwa Imana yagiranye na Isiraheli umuryango wayo yateguraga isezerano rishya kandi rizahoraho. Muri ryo umwana w'Imana mu kwigira umuntu no mu gutanga ubuzima bwe yiyunze n'abantu bose yakijije, ategura atyo ubukwe bwa ntama. Mu ntangiriro y'ubuzima bwe ku mugaragaro, Yezu abisabwe na nyina Mariya yakoze ikimenyetso cye cya mbere mu birori byo gushyingirwa. Kiliziya iha agaciro gakomeye ukwigaragaza kwa Yezu mu bukwe bwabereye i Kana ho mu Galileya. Ibyo Kiliziya ibonamo gihamya y'ubwiza bwo gushyingirwa, bikanamenyesha ko kuva icyo gihe ugushyingirwa ari ikimenyetso nyacyo cy'ukwigaragaza kwa Yezu Kristu. Mu nyigisho ze, Yezu yigishije nta gushidikanya agaciro shingiro k'ubumwe bw'umugabo n'umugore, mbese nk'uko Umuremyi yabishatse kuva mu ntangiriro. Uburenganzira Musa yatanze bwo gusenda umugore yari abitewe n'umutima w'Abayisiraheli w'indashoboka. Ubumwe umugabo n'umugore bakesha ugushyingirwa ntibushobora guseswa, kuko rero bwagenwe n'Imana muri aya magambo ngo nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntakagitandukanye. Ubwo gutsindagira cyane kandi nta gushidikanya ku kudaseswa k'ubumwe bw'abashakanye kwatumye abantu bakuka umutima kandi bigaragara nk'itegeko rigoye gukurikiza. Nyamara abashakanye Yezu ntiyabakoreye umuzigo utikorerwa kandi uremereye kurusha amategeko ya Musa. Mu kuza kuvugurura imiterere shingiro y'ibiremwa yahungabanyijwe n'icyaha, Yezu ubwe yatanze ububasha n'ingabire kugira ngo abashakanye babeho mu buryo bushya bujyanye n'ingoma y'Imana. Mu gukurikira Kristu, mu kwiyibagirwa bo ubwabo no mu guheka imisaraba yabo,
nibwo abashakanye bashobora no gusobanukirwa agaciro shingiro ku gushyingirwa no kubaho nk'abashakanye bafashijwe na Kristo. Iyo ngabire ikeshwa ugushyingirwa gikristo ni imbuto y'umusaraba wa Kristo wo soko y'ubuzima bwose bwa gikristo. Ibyo ni byo Mutagatifu Pawulo intumwa ashaka gusobanura aho agira ati, namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira kugira ngo ayitagatifuze. Akanongera ati, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Ubuzima bwose bwa gikristo burangwa n'ikimenyetso cy'urukundo nk'urw'abashakanye rwa Kristo na Kiliziya. Batisimu ari byo kwinjira mu muryango w'Imana, mbere na mbere ni iyobera ry'umubano w'abashakanye, n'isukuriro ry'abakwe ribanziriza isangira ry'ubukwe, ari ryo Ukarisitiya. Ugushyingirwa kwa gikristo nako guhinduka ikimenyetso nyakuri, isakaramentu ry'isezerano rya Kristo na Kiliziya. Gushyingirwa kw'abakristo ni isakaramentu nyakuri ry'isezerano rishya, kubera ko ubwaryo ari ikimenyetso cy'ingabire kandi rigatanga n'ingabire. Isakaramentu ryo gushyingirwa rero ni isaro ry'agaciro ntagereranywa, ridatubywa, n'itarena ridapfobya. Ku bw'isakaramentu ryo gushyingirwa, umugabo n'umugore baba ikimenyetso cy'iyobera ry'urukundo rumwe kandi rwuje uburumbuke ruhuza Kristo na Kiliziya. Abashakanye bishushanya by'umwihariko n'iryo yobera. Niyo mpamvu bagomba guhora bafashanya mu mugambi wo kwitagatifuza, bakanoza umubano ushingiye ku mibereho y'abashakanye, bakakira neza abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera gikristo. Mu rugaga rw'imbaga y'Imana, abashakanye gikristo bafite umwanya n'ingabire bihariye. Iyo umugabo n'umugore bahujwe n'isakaramentu ryo gushyingirwa ku buryo bwemewe, nta muntu cyangwa ikintu na kimwe gishobora kubatandukanya uretse urupfu rwonyine. Itegeko rya Kiliziya ry'1141 rirabivuga. Ubu ni wo mugambi wa kera na kare Imana rurema yahanganye bene muntu, ko umugabo asiga se na nyina akibumbira ku mugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe, bityo icyo Imana yafatanyije ntihagire ugitandukanya. Isakaramentu ryo gushyingirwa rishingiye ku isezerano umugabo agirana n'umugore, igihe umwe abwira undi ko amwemeye ku buryo budasubirwamo, undi nawe akabigenza atyo. Ku bw'iryo sezerano, buri wese mu barigiranye yemera kwakira no kwitangira uwo barigiranye. Ku bashyingiranywe, ukudahemukirana n'ukudatandukana kwabo bishingiye kuri kamere y'iryo sakaramentu ubwayo no kugushakira abana imibereho n'uburere bikwiriye. Ibyo Nyagasani Yezu Kristo yashatse kubitwumvisha ku buryo bworoshye kandi busobanutse, mu rugero aduha rw'ubumwe bw'insobe afitanye na Kiliziya. Bityo isezerano rizira guseswa ryo gushyingirwa rikorwa n'abiyemeje kubana, yararizamuye ariha agaciro ko kuba isakaramentu. Nibihe bikorwa mbere yo gushyingirwa? Igitero cya Gatigisimu nimero ya 222 kitwibutsa ko abasore n'inkumi bitegura isakaramentu ryo gushyingirwa birinda ingeso mbi, biyungura ubwenge n'umutima
kugira ngo bazashobore kubakana urugo nyarwo n'uwo bazihitiramo. Abitegura gushyingirwa bagomba kubyitegura kugira ngo umusore n'inkumi batangire ubwo buzima. Ni ngombwa ko babanza kubyitegura. Gutegura abageni bifasha urukundo rwabo gukura mu kuri, bakabona umwanya uhagije wo gushyikirana, bagafashwa kuzirikana ku muhamagaro wabo mu mugambi w'Imana, ku buryo umunsi wo gushyingirwa buri wese azemera kubana n'undi azi neza icyo yiyemeje icyo ari cyo, akabikorana ubwigenge busesuye kandi butazisubiraho. Mu minsi ikurikiraho baba bagomba kuzabana nk'aho amasezerano bagiranye bagenda bayavugurura buri munsi. Mu gihe bitegura gushyingirwa banaboneraho umwanya wo kuzirikana ku mibanire yabo n'Imana, bigatuma bakomera mu kwemera kwabo, bakanahimbazwa n'uko ari abana ba Kiliziya Gatolika. Kugira ngo uhabwe isakaramentu ryo gushyingirwa, ugomba kuba warahawe amasakaramentu y'ibanze, ariyo batisimu, ukarisitiya no gukomezwa. Igisabwa muri ibyo kurusha ibindi ariko ni ukuba waraherewe isakaramentu rya batisimu muri Kiliziya Gatolika. Hari igihe ariko bishoboka ko umukristu wo muri Kiliziya Gatolika ashyingiranwa n'undi utari umunyagatolika, ari mu baprotestani. Twe nabo duhuriye kuri batisimu imwe twahawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uko gushyingirana kugira uburyo kudufasha kwegerana kurushaho, tukazirikana ku isano dufitanye, tugafatanya urugendo tugana Yezu Kirisitu, umushumba n'umukiza wacu. Nyuma y'ibyo nakwita imigenzo ya gipfura izira ubwiyandayike n'ubwangwe, mu rwego rw'ikenurabushyo, abifuza guhana isakaramentu ryo gushyingirwa bagomba kubonana na padiri mukuru wa paruwasi, bakamugezaho icyifuzo cyabo cyangwa umugambi wabo cyangwa umuhamagaro bashishojeho bamurikiwe na Roho Mutagatifu, bagahana gahunda hasigaye igihe gihagije cyo kwitegura kitari munsi y'amezi 8, kuko ubu ahenshi nk'uko byasabwe n'inama y'abepiskopi binyuze muri komisiyo yayo y'umuryango, inyigisho zitegurira abageni isakaramentu ryo gushyingirwa zigomba kujya zimara amezi 6. Nakwibutsa ko bigeraho ariko hari uburyo byatangiye. Mbere na mbere ni byiza ko umugambi wabo ushyikirizwa ababyeyi ndetse n'umuryango wa buri wese mu bifuza gushyingiranwa. Rwose si byiza ko ababyeyi bagira batya bakabona bahawe ubutumire bw'uko umwana wabo azashyingirwa, ubundi ntacyo bari babiziho. Rwose ntibikwiriye kubibaturaho, bibabwira kare, ukabasaba inama ndetse n'isengesho. Iyo bitagenze bityo aba ari nk'amahano. Wishaka gushyingirwa umaze gutera ababyeyi bawe agahinda. Wishaka ko ababyeyi bawe bataha ubukwe bwawe bameze cyangwa basa naho ari nk'indorerezi. Igikurikiraho ni ukubimenyesha umuryango remezo utuyemo, ngo noneho
icyifuzo cy'umuryango, binagaragare ko ari n'icya kiliziya yose, kandi umuryango remezo aba ari nawo usabira umwana wa kiliziya gutegurirwa isakaramentu ryo gushyingirwa yifuza. Ubwo rero umuryango remezo uha ushaka gushyingirwa icyemezo azitwaza agiye kubonana na padiri mukuru. Icyo cyemezo gitangwa hakurikijwe akamenyero ka paruwasi ye, kandi akazagishyikiriza padiri mukuru kiriho imikono y'ababa bagomba kugisinyaho. Icyo cyemezo gishyikirizwa padiri mukuru kiri hamwe n'ifishi y'abatisimu y'ushaka gushyingirwa. Ku munsi wo kujya kubonana na padiri, aba niteguye no kumubwira umunsi bifuza gushyingirirwaho, uretse ko hari igihe uwo munsi uba utaramenyekana neza bitewe n'uko bashaka kwitegura hakiri kare. Ni byiza kujya kureba padiri ku munsi abonaniraho n'abakristu, kugira ngo bitazasaba gusiragira kuri paruwasi. Iyo umupadiri bagiye kureba ari uwo muri paruwasi baziteguriramo kandi bakanashyingirirwamo, ni ngombwa ko abageni bombi baba bari kumwe. Icyo gihe padiri mukuru ababwira igihe bazajya bahererwa inyigisho zibategurira ugushyingirwa, akanababwira igihe bazatangirira n'igihe izo nyigisho zizamara. Iyo aho bazitegurira atariho bazashyingirirwa, padiri mukuru ababwira uko babyifatamo kandi akabibafashamo. Icyo gihe kandi ni nabwo babwirwa n'ibindi byose bikenerwa mu myiteguro yo gushyingirwa. Twibutse ko biba byiza iyo abageni bagiye kureba padiri mukuru mu gihe hasigaye nibura amezi 8 ngo bashyingirwe. Muri ayo mezi asigaye, kiliziya izabasabira kandi nabo babona umwanya uhagije wo kwitegura ndetse no gutegurwa neza. Mu gihe cyose umusore n'umukobwa baba batarashyingirwa mu kiliziya, bihatira kubaho mu busugi no mu bumanzi, bakirinda kurya ubukwe bubisi. Babaho mu busabaniramana kugira ngo Imana izabahere umugisha mu rugo biyemeje gushinga. Hari imvugo abageni bakwiye kwirinda gukoresha hagati yabo. Umwe ntabwo ari umugabo cyangwa umugore w'undi mu gihe baba batarahana isakaramentu ryo gushyingirwa, baba bakiri abageni. Umwe ni umukobwa, undi ni umusore. Mu gihe bazaba bamaze gushyingirwa mu kiliziya, nibwo umwe azaba abaye umugabo w'undi, undi nawe abaye umugore we. Hari igihe imvugo itariyo ishobora kutujyana n'ahatari heza. Muri icyo gihe cy'imyiteguro, padiri mukuru cyangwa padiri umwungirije akora iperereza rihagije ku bashaka gushyingirwa, kugira ngo hatagira uhabwa iryo sakaramentu akarihabwana imiziro. Wifuza kwiyandikisha mu bategurirwa gushyingirwa gikristu yerekana ifishi y'abatisimu, kugira ngo padiri amenye neza ko uwo muntu yabatijwe, ko yakomejwe, kandi ko ari nta rindi sezerano afite. Agomba kandi kwerekana n'icyemezo cy'umuryango remezo abarizwamo, icyemezo gitangirwa mu nteko rusange y'umuryango remezo, kigasinywaho n'abagize komite nyobozi y'umuryango remezo, kikanashimangirwa na komite nyobozi ya santarari mbere y'uko kigezwa kuri padiri mukuru wa paruwasi. Ku muntu uturuka mu yindi paruwasi, we yerekana ifishi y'abatisimu n'icyemezo cya padiri mukuru wa paruwasi uwo muntu abarizwamo. Abitegura isakaramentu ryo gushyingirwa bagomba guhabwa byibura inyigisho 6 zabugenewe, zigasozwa n'ibazwa. Abatashobora gukurikira izo nyigisho bitewe n'imirimo bakora, urugero nk'abakozi, abasirikare se, bahabwa igitabo kivuga iby'isakaramentu ryo gushyingirwa, bagasabwa kugisoma bazirikana neza ingingo ku ngingo, bakumva ibiyikubiyemo. Iyo igihe kigeze, abo nabo barabazwa. Abitegura isakaramentu ryo gushyingirwa
bagomba kwaka impushya ngombwa abayobozi ba kiliziya iyo hari imiziro isanzwe ibabuza gushyingirwa gikristo. Urugero ni nk'iyo badahuje idini. Izo mpushya zitangwa n'umushumba wa diyosezi abinyujije ku munyamabanga wa diyosezi, hariho impapuro zuzuzwa. Mbere yo gushyingirwa bagomba kubanza guca mu rukiko, ni ukuvuga gushyingirwa imbere y'ubutegetsi bwa leta, urwo rukiko rukanabibahera icyemezo. Mbere yo gushyingirwa ababyitegura bagomba kuvuga amasekuru, kugira ngo abantu badashyingiranwa bafitanye isano ya hafi. Abantu bafitanye isano ya hafi ku buryo butaziguye ntibashobora gushyingiranwa. Itegeko rya kiliziya 1091 igika cya mbere nibyo rivuga. Abafitanye isano ya hafi ku buryo buziguye kugeza ku gisekuru cya 4 nabo ntibashobora gushyingiranwa. Igika cya 2 cy'iryo tegeko kibigarukaho. Abaje kuvuga amasekuru bagomba kuba bari kumwe byibura n'abagabo 4 bo kubihamya, 2 ku ruhande rw'umusore na 2 ku ruhande rw'umukobwa. Abo bagabo bagomba kubisinyira. Abaje kuvuga amasekuru batanga amafaranga y'amasekuru. Iryo turo ryakirwa n'uwakiriye ayo masekuru kandi rigenwa n'umushumba wa diyosezi. Hakurikijwe ibimaze kuvugwa haruguru, ntawemerewe gushyingiranwa n'abantu bakurikira kuko byaba ari amahano. Abo bantu naba: ise, nyina, sekuru, nyirakuru, se wabo, nyirasenge, nyirarume, nyina wabo, musaza we, mushiki we, musaza we wo kwa se wabo, mushiki we wo kwa se wabo, musaza we wo kwa nyina wabo, mushiki we wo kwa nyina wabo, mubyara we wo kwa nyirasenge, mubyara we wo kwa nyirarume, mwishywa we, umwisengeneza we, umwuzukuru we, umwuzukuruza we, sebukwe, nyirabukwe. Abitegura isakaramentu ryo gushyingirwa bagomba kurangwa mu ikoraniro ry'abakristu hasigaye ibyumweru 3 mbere yo gushyingirwa. Barangwa inshuro 3. Uruhushya rwo kurangwa 2 gusa rutangwa na padiri mukuru igihe abona hari impamvu yihutirwa. Urwo kurangwa inshuro 1 rwo rutangwa n'umushumba wa diyosezi. Iyo hashize amezi 6 abaranzwe batarashyingirwa, iyo bagiye gushyingirwa bongera kurangwa bundi bushya. Iyo umwe mu bifuza gushyingirwa yapfakaye, mbere yo kwemererwa kongera gushyingirwa gikristu hagomba icyemezo cy'ubutegetsi bwa leta cyanditse cyerekana ko uwo bari barashakanye yapfuye koko. Ariko na padiri mukuru wa paruwasi agomba guperereza bihagije anyuze mu zindi nzira kandi ziboneye kugira ngo amenye ukuri kwabyo. Iyo umuntu azashyingirirwa muri paruwasi itariye, ni ngombwa gushyikiriza iyo paruwasi ibyemezo bikurikira: ifishi y'abatisimu, icyemezo cy'uko yaciye mu rukiko, icyemezo cy'uko yahawe inyigisho z'umubano, ko yavuze amasekuru kandi ko yaranzwe. Icyo cyemezo gitangwa na padiri mukuru wabikurikiranye. Iyo uwo muntu yapfakaye, hagomba icyemezo cy'uko uwo bari barashakanye yapfuye koko. Hari n'impapuro z'impushya iyo izo mpushya ari ngombwa. Iyo umunsi wo gushyingirwa wegereje, abageni babonana na padiri mukuru akabasobanurira imihango y'isakaramentu ryo gushyingirwa, bagahabwa na penetensiya. Dukunze kubyita umwiherero. Usibye uwabiherewe uruhushya n'umushumba wa diyosezi, nawe ushobora guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa ataruzuza byibura imyaka 18 y'amavuko. Murabizi nk'ubu ngubu mu Rwanda ho n'imyaka 21. Umuntu usanganywe uburwayi buhoraho butuma atashobora gukora imibonano mpuzabitsina ntiyemererwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Itegeko 1084 igika cya 2 mu gitabo cy'amategeko ya kiliziya ribigarukaho. Ariko kuba umuntu ari ingumba ubwabyo
si ikimenyetso simusiga cyabangamira isakaramentu ryo gushyingirwa nk'uko muri iryo tegeko ry'1084 igika cya 3 bigarukwaho. burya abajya inama nziza kuko Imana irabasanga, mwafashe icyemezo nyacyo maze Imana irabishima, none yabahuje muzagira urugo ruhire, yemwe abahuje gahunda Imana yabahuje mwembi izahorane namwe, Imana yabahuje mwembi izahorane namwe. Abatemerewe gushyingiranwa. Umuntu ufitanye n'undi isezerano ryo gushyingirwa kabone n'ubwo bataba barigeze kubana, ubu ntiyemererwa iryo sakaramentu. Itegeko 1085 ribigarukaho. Iyo umuntu ahawe isakaramentu ryo gushyingirwa nyuma bikazagaragara ko afite undi bashyingiranwe, uko gushyingirwa kwa kabiri guhinduka impfabusa. Umugore we wa mbere niwe ukomeza kuba uw'isezerano. Ubusanzwe umuyoboke wa Kiliziya Gatolika ntashyingiranwa n'umuntu utarabatijwe. Itegeko ry'1086. Kugira ngo bashyingiranwe hagomba uruhushya rudasanzwe rw'umushumba wa diyoseze. Umuntu washyizwe mu nzego z'ubusaserdoti cyangwa uwasezeranye burundu ku mugaragaro mu muryango w'abiyeguriye Imana nahabwa isakaramentu ryo gushyingirwa keretse yarasonewe n'ubuyobozi bwa Kiliziya bubishinzwe, akabohorwa ku masezerano aba yarakoze. Itegeko ry'1087 n'1088. Umuntu watwawe ku ngufu ngo ajye kubana n'undi ntibahabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Bashobora gushyingirwa gikristu iyo babanje gutandukana, noneho uwari wafashwe ku ngufu cyangwa se yateruwe ku ngufu akishakira ku bwende bwe uko gushyingirwa. Itegeko nimero 1089. Umukobwa n'umusore bishingiye gipagani ubwo baba bifungiye amasakaramentu ubwabo. Kugira ngo bakomorerwe bagomba kumara byibura amezi 6 mu bagarukiramana bahabwa inyigisho zabigenewe kandi bumva misa ku mibyizi byibura rimwe mu cyumweru. Bahabwa igipande cyandikwaho inshuro baba bajeho kubahiriza igihano bahawe. Iyo icyo gihe kirangiye barakomorerwa bagashyingiranwa gikristo. Abantu bose ari ababyeyi, ari n'abavandimwe cyangwa abaturanyi baba baragize uruhare rugaragara muri iryo shyingirwa ridaciye mu mucyo, bityo bakaba ibyitso mu bintu bidatunganye, bafungirwa amasakaramentu na padiri mukuru wa paruwasi mu gihe cy'amezi 3, bakajya nabo mu bagarukiramana. Ariko icyemezo nk'icyo gifatwa habanje kubaho iperereza rihagije ryerekana by'ukuri uruhare buri wese yaba yaragize. Ababyeyi ntibahanirwa imyitwarire mibi y'abana babo bishyingira gipagani, keretse iyo bigaragara ko babibashyigikiyemo koko rwose. Kwakira abana babo bayobye no kubagenderera ntabwo ari icyaha, ariko ababyeyi bagomba kwirinda ikintu cyose cyatuma abo bana babo bibwira ko ibyo bakoze bitunganye, biciye mu buryo buboneye kandi mu mucyo. Kwakira inzoga zitanzwe n'umusore wateruye umukobwa bigomba kugendana n'ibimenyetso byerekana ubushake bwo kwisubiraho no kugaruka mu nzira z'Imana bigorora na Kiliziya. Birabujijwe gushyingiranwa n'umuntu wishe cyangwa wicishije uwo basezeranye ashaka kwibanira n'undi. Itegeko ry'1090 ribigarukaho. Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ubumuga bwo mu mutwe
ntashobora guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Itegeko ry'igihumbi na 1995 ribigarukaho. Isakaramentu ryo gushyingirwa ritanzwe ku gitsure, ku iterabwoba cyangwa ku gahato rihinduka imfabusa. Itegeko ry'igihumbi n'ijana na gatatu ribigarukaho. Ishyingiranwa hagati y'umugatolika n'umuprotestani, ibyo dukunze kwita mariage mixte. Mubano w'abashakanye babatijwe ariko badahuje idini, umwe ari umugatolika undi ari umuprotestani, uremewe. Ariko kugira ngo babashe gushyingiranwa hagomba uruhushya rutangwa n'umushumba wa diyosezi, kandi urwo ruhushya rugatangwa mu nyandiko. Itegeko ry'igihumbi n'ijana na 24. Urwo ruhushya ntabwo rutangwa buhumyi, hagomba ubushishozi buhagije. Umwepiskopi arutanga ari uko hari impamvu zumvikana kandi abona ibimenyetso bimwizeza ko ukwemera gatolika kutazapfukiranwa. Abarusaba rero bagomba kuzuza ibyangombwa bikurikira nk'uko itegeko ry'igihumbi n'ijana na 25 ribivuga. Umugatolika agomba kwiyemeza no gusinyira imbere ya padiri mukuru wa paruwasi ye, ari nawe nyine uba ahagarariye kiliziya, ko azakomeza ukwemera kwe nk'umugatolika, akirinda guhindura idini kuko ari icyaha gikomeye. Agomba kandi gusezerana ko azakora uko ashoboye kose kugira ngo abana be bose azabyara babatirizwe kandi barererwe muri kiliziya gatolika. Mugenzi we w'umuprotestani agomba kumenyeshwa ayo masezerano hakiri kare kandi akagaragaza nta buryarya ko atayarwanya. Mu bukarani bukuru bwa diyosezi haba impapuro formulaire zagenewe kwandikwaho ayo masezerano. Mbere y'uko umuhungu n'umukobwa bandikwa mu rukiko, ari byo kuvuga gushyingirwa imbere y'ubutegetsi bwa leta, padiri mukuru wa paruwasi umugatolika abarizwamo yuzuza izo mpapuro nibura amakopi 3, akazohereza kuri diyosezi kugira ngo amusabire uruhushya rwo gushyingiranwa n'umuprotestani. Isakaramentu ryo gushyingirwa ntishobora gutangwa mbere y'uko urwo ruhushya ruboneka. Ya makopi 3 avugwa aha agenerwa aba bakurikira: ubukarani bwa diyosezi, ubukarani bwa paruwasi n'abageni ubwabo. Imihango y'ishyingirwa ry'umugatolika n'umuprotestani niyo yaba iyobowe n'umusaserdoti ntabwo ishobora kubera mu misa, igomba kubera mu muhimbazo w'ijambo ry'Imana. Uburyo bwo gukora uwo muhimbazo bwerekanwa mu gitabo cy'imihango y'isakaramento ryo gushyingirwa ku mutwe witwa uburyo bwo guhimbaza ugushyingirwa na misa yabaye. Icyakora habonetse impamvu zikomeye, umushumba wa diyosezi ashobora rimwe na rimwe gutanga uruhushya rwo gutura igitambo cy'Eucharistia. Umusaserdoti uyobora imihango y'ubukwe nta burenganzira afite bwo kwiha urwo ruhushya. Ibisobanuro birambuye kuri icyo kibazo biri mu mabwiriza yihariye ku byerekeye imibanire y'abagatolika n'abaprotestani, tuzabigarukaho mu biganiro by'ubutaha. Ibikorwa ku munsi wo gushyingirwa. Ubusanzwe isakaramentu ryo gushyingirwa ritangirwa iwabo w'umukobwa, ariko n'iwabo w'umuhungu cyangwa ahandi ntibibujijwe. Byose biterwa n'ubwumvikane hagati y'abageni ubwabo bombi. Abakristu basezeranira imbere y'umupadiri cyangwa umudiyakoni ubyemerewe n'umwepiskopi cyangwa na padiri mukuru wa paruwasi wa isakaramentu ritangirwa. Hagomba kuba hari n'abagabo byibura 4 bo kubihamya, 2 ku ruhande rw'umuhungu na 2 ku ruhande rw'umukobwa. Imihango y'isakaramento ryo gushyingirwa ibera kuri paruwasi nyirizina cyangwa kuri santarari, ariko ntibikwiye guteganya bene iyo gahunda aho hantu hombi ku munsi umwe. Gushyingirirwa ahandi bikorwa iyo umushumba wa diyosezi abitangiye uruhushya.
umupadiri cyangwa umudiyakoni uyobora imihango y'isakaramento ryo gushyingirwa agomba gukoresha igitabo cy'imihango cyabigenewe kandi akubahiriza amategeko n'amabwiriza yose bikubiye muri icyo gitabo. Isakaramento ryo gushyingirwa ritangwa ku munsi uwo ari wo wose usibye ku minsi ikurikira: imibyizi y'icyumweru gitagatifu, umunsi mukuru wa Noheli, wo kwigaragaza kwa Nyagasani, uwa Pasika, uwa Asensiyo, uwa Pentekositi, uw'isakaramento ritagatifu no ku yindi minsi mikuru itegetswe. Iyo isakaramento ryo gushyingirwa ritanzwe mu gihe cya Noheli cyangwa se ku byumweru byo mu gihe gisanzwe cy'umwaka no mu misa abakristu badategetswe kuzamo mu rwego rwo kubahiriza itegeko, icyo gihe hashobora kuvugwa misa y'abageni. Ubusanzwe isakaramento ryo gushyingirwa ntiritangwa muri adiveni cyangwa mu gisibo. Kugira ngo abantu bemererwe gushyingirwa muri ibyo bihe hagomba impamvu ikomeye cyane kandi bigatangirwa uruhushya n'umushumba wa diyosezi. Iyo rero bibaye ngombwa ko isakaramento ryo gushyingirwa ritangwa mu gihe cya adiveni cyangwa cy'igisibo cyangwa se mu kindi gihe cyo kwihana, umusaserdoti agomba kwibutsa abageni n'abaherekeza babo ko bagomba kuzirikana no kubahiriza umuco wa Kiliziya ujyana n'ibyo bihe, bityo bagashishikarizwa gucyura ubukwe mu bwiyorose no kwigomwa. Umusaserdoti uturutse mu yindi paruwasi ntiyemerewe gushyingira abantu padiri mukuru wa paruwasi yaho atabizi kandi atabyemeye. Ibikorwa nyuma yo gushyingirwa: abamaze gushyingirwa basiga kuri paruwasi amafishi yabo y'abatisimu kugira ngo isezerano ryabo ryandikwe mu bitabo byabigenewe. Iyo ibyo birangiye amafishi barayasubizwa. Isakaramento ryo gushyingirwa rigomba kwandikwa mu bukarani bwa paruwasi muri ibi bitabo bikurikira: hari igitabo cy'abashyingiwe, hari igitabo cy'ababatijwe, hari ifishi y'abatisimu, hari kopi y'igitabo cy'abashyingiwe cyohererezwa ubukarani bwa diyosezi. Iyo abageni bazatura mu yindi paruwasi, amafishi yabo yohererezwa iyo paruwasi ngo nayo yandike iryo sezerano mu bitabo byayo. Nshuti bakunzi muteze amatwi Radio Mariya Rwanda, ikiganiro cy'uyu munsi tugisubikiye ahangaha. Mu biganiro by'ubutaha tuzakomeza kugenda tubaganirira n'ubundi ku isakaramento ryo gushyingirwa, dore ko hari byinshi mwifuza gusobanukirwaho kuri iryo sakaramento. Mwari kumwe na Padiri Julien Mwiseneza ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Masaka yo muri Archdiocese ya Kigali. tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya itugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya.